umugisha abakozi b'Imana. Dushatse mbere yo kuvuga ijambo kugira icyo dushima mu Imana, hanyuma ndaza kuririmba, hanyuma nsoma ijambo ry'Imana. Icyo nashimagaho Imana ni amagambo nk'abiri. Icya mbere nongeye kubivuga, nigeze kubivuga, gushimira abayobozi batekereje, bagize iri yerekwa ryo gukora uru rubuga. Iri ni itorero rinini rya Kristo, ni umubiri wa Kristo. Imana ibaha umugisha kuri iryo yerekwa. Ijambo rya kabiri mu byo gushima Imana, nagiraga ngo nanone nerekane icyo nise ubuyobozi bw'abadamu n'ukuntu Imana ihaye ikora imirimo yo kubuzamura, ko turabibona no kuri uru rubuga. Nk'uko muzi, abadamu iwacu bacishijwe hasi cyane, barasuzugurwaga, ariko bikurikiranye n'ibihe ko turagenda tubona ukuboko kw'Imana gutuma abadamu bava mu mbere, bakava muri kwa kwihisha, gukora imirimo myinshi ariko itamenyekana yo mu bwihisho, yo gucishwa bugufi. Imana ikabihaye ibagaragaza kugira ngo cyane cyane mu by'ubwami bw'Imana babe abantu b'intwari bafashe iya mbere. Icyo kintu turagishimira Imana cyane. Dufite abadamu bize, baraminuza, dufite amadoktora y'abadamu, dufite abashumba n'abapasiteri, abakozi b'Imana mu nzego zose mu itorero ry'Imana, bakora imirimo y'Imana y'ubudashyikirwa. Kubera ibyo ngibyo turishimira iki kintu Imana yakoze. Imana yakoze ikintu cyiza cyane, kuko muri Zaburi kuri 75 no kuri 7 haravuga ngo agakiza, ibo Kinyarwanda kiravuga ngo agakiza ngo ntikava iburengerazuba cyangwa iburasirazuba, ariko mu Gifaransa biravuga ngo kuzamurwa ntikuva iburengerazuba cyangwa iburasirazuba, ntikuva ku bwenge bw'abantu, ariko ni igihe cy'Imana. Ubu ngubu dufatana urunana n'abadamu, kandi inama twotanga nanone mu buyobozi bw'uru rubuga ni ukuvuga ngo rwose binjire bakora imirimo y'Imana, baravuga ijambo ry'Imana tukanezerwa cyane, barasenga, ni n'abanyamasengesho n'abinginzi cyane, tukanezerwa cyane, tugafashwa. Bakora ubuyobozi bw'uburyo bwose. Imana ishimwe. Icyo kintu numvaga rwose kiranejeje, sinareka kugishimira Imana, kuko Imana yashoboye gukora kugira ngo izamure abadamu bacu, kuko nubwo twabonekaga, twazaga tubona tujya ku mashuri, tukajya ku mashuri bagasigara, turavukana n'abakobwa bagasigara, twebwe tukagenda tukiga, tukajya gusanga ibo ntibizi. Ariko Imana kwirakora ibitangaza kugira ngo bazamure kandi babe mu buyobozi, cyane cyane ibintu byo gukorera Imana. Imana ibaho umugisha. Ibyo numvaga rwose ari ikintu nari nkwiriye kuvuga. Ijambo rero rya kabiri ndaririmba. Indirimbo ndirimba ijyanye n'inyigisho n'ijambo nza gutanga. Nicyo gituma nashatse kuyiririmba. Ni ndende ariko ifite ibice 4, ariko ndaririmba 3 bikurikiranye. Nanone nicyo nashaka n'ijambo dufite kuri uyu munsi.
ni indirimbo za nyimbo za wokovu 95, 95 nyimbo za wokovu. Nchi nzuri yatungoja huko juu ya mawingu, watakapokusanyika wateule. Siku zinatubakia, zinapita mbio sana, waaminifu watarithi nchi nzuri. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Lo, mfalme wetu Yesu yu karibu. Twamini tutaona nchi ile kwa uwazi. Tunangoja sana mkombozi wetu. Kwa dalili tunaona siku yake ni karibu, zinatuarifu Yesu ajahima. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Lo, mfalme wetu Yesu yu karibu. Maandiko yanasema mkombozi atakuja, katika mawingu ataonekana. Haleluya, haleluya, atafunga yule movu aliyejaribu kutuangamiza. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Lo, mfalme wetu Yesu yu karibu. Katika kungoja Yesu watu wengi wamechoka. Waamshe uwaonye kwa dalili, kwani neno lake Mungu latimizwa mbio sana. Tunaona kwamba Yesu yu karibu. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Lo, mfalme wetu Yesu yu karibu. Amena. Yego, nasanze naririmbye zose zine, ntacyo, ni byiza. Imana ihabwe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka. Igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka kuri 22 no ku 28. Turongera dusome nanone ahandi muri Petero wa kabiri.
kuri 22 no ku 28 haravuga ngo nimwe mwagumanye nanje twihanganana mu byo nageragejwe, nanje mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanje mu bwami bwanje, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Amen. Reka dusome Petero wa kabiri igice cya 3, Petero wa kabiri n'umurongo wo ku 13, umurongo ni uw'13. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Amen. Turashima Imana kuri uyu mwanya tubonye, nubwo Imana ari iyi nzira yahisemo yo kuvuga ngo ubutumwa bwiza butambuke bwa audio, itari ku rubuga live bwo kuvuga ngo tuvuge ku rubuga kubera za network zabaye mbi, ariko mu by'ukuri icyo si ikibazo. Turashima Imana kuko yadushize ku mutima ijambo yo kuvuga hejuru y'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana nibwo twashatse kuvugaho, kuko ijambo ry'Imana ritubwira kuva ku ntangiro Imana yaremye umuntu kandi ishaka kumuyobora, ishaka kugira ngo umuntu yaremye abe munsi y'ubuyobozi bwayo, iyo Imana umuremyi wayo. Nicyo gituma iremye Adamu na Eva yabasuraga mu ngobyi ya Edeni umunsi ku munsi, ikabasura, ikabereka ineza, ikabereka kuko ari umuremyi wabo, ikabaha icyo bashaka, ikababaza uko bameze. Yewe yashoboraga rwose kubasura buri munsi, ngo umunsi umwe noneho biboneka kuko imirindi, bumvishije imirindi y'Imana, ngo baragenda barihisha, naho Satani yabashutse, iraboshya, ituma bakora icyaha, baca ku itegeko ry'Imana, ntibaba bacyubashye Imana. Icyaha kiba kirinjiye, ni naho havuye umuvumo w'urupfu rwinjiye mu isi. Ariko urumva iyo ni intambwe nyamukuru ya mbere yo kwerekana kuko Imana ibinezaneza byayo byari ukugenderera abantu no gukomeza kubana nabo no kubayobora. Ubwo ni ubwami bw'Imana. Igihe cya Aburahamu, Imana yahamagaye Aburahamu igirana isezerano nawe, imukura mu gihugu cyiwe cy'akavukire, imwereka kuko izamuheza igihugu, imuha isezerano ryo kumuha igihugu, imuha isezerano ryo kumugira ubwoko bukomeye, ndetse kuko izamuha umugisha, kandi guhera kuri we uwo mugisha uzagera ku mahanga no ku isi yose. Imana hari icyo yari ikurikiye, ni gukomeza kubana n'umuntu, noneho igiye kumuremamo ishyanga rikomeye, igiye kumuha umugisha, igiye guha isi yose umugisha, ikurikiye ubwami bwayo.
muri Aburahamu niyo hakomotse Isirayeli nk'ubwoko. Muri Kuva dusomye ku 19 no kuri 6, Imana imaze kubakura muri Egiputa yarababwiye ngo nimunubaha mukanumvira ngo muzaba ubwami bw'abatambyi, muzambera ubwami bw'abatambyi kandi mumbere ubwoko bwera. Imana yashatse guhamagara Isirayeli nk'ubwoko kugira ngo ibugire ubwami n'ubwoko bwera. Byarakomeje bigera igihe cy'umwami Dawidi, bamaze muzi kuko Imana igihe cy'abacamanza, igihe cyaba Samweli, Imana niyo yari umwami w'ubwoko bw'Isirayeli. Imana muri gahunda y'Imana ntiyashakaga kuko haba uwundi muntu uba hagati ngo abe umwami. Ni ukuvuga ngo Imana yashakaga kuyobora iyo yonyine ubwoko bwayo, ariko abantu basaba mu buryo bw'abantu, basaba kuko bahabwa umwami. Samweli yateze amaboko arabahugura, ariko Imana iramubwira ngo bareke ubwo bisabiye umwami, nubwo azabakandamiza, nubwo bifite ingaruka zitari nziza kuri bo, kugira ngo ndeke kuba umwami wabo direct ngo mbayobore, ariko bareke mubaheze. Imana itora Sawuli, muzi ibyo Sawuli yakoze ibyiza, ariko yakoze n'ibindi bibi byo kutubaha Imana. Bigera kuri Dawidi, ahangaha yaravuze ngo mbonye umuntu kuko umutima wanjye ushaka. Dawidi yagezaho agira umugambi mwiza unezeza Imana. Imana imuheza isezerano ryo kuvuga ngo noneho kubera igitekerezo akoze cyo kuvuga ngo yubakire Imana, ibyo byanejeje Imana cyane, ngo icyo akoze, igitekerezo azanye, ngo nawe ahita azingura amasezerano y'Imana kuri we no ku bwoko bwe. Aravuga ngo mu masezerano yatanze, isezerano nyamukuru ni ukuvuga ngo mu nzu yawe ubwami ntibuzahava, ntibuzacika, kandi ngo uzakuzungura n'uwavuye mu rukiryi rwawe, ariko mu nzu yawe ubwami buzahoraho iteka ryose. Iryo sezerano ryari rifite ubuhanuzi bukomeye, ryari rifite icyo rivuga mu buryo bukomeye, ku buryo abahanuzi bakurikiye ba Yesaya na ba Yeremiya bagiye bavuga, batangira kuvuga uzaza ari umwami ukomeye. Haleluya! Yego abami b'Isirayeli barahabaye, barasimburana, bakomoka muri Dawudi, ariko abami b'abantu bakoze amakosa, ndetse kugeza ubwo ubwami bw'Isirayeli bwacitsemo kabiri. Haba muri Isirayeli ubwami bw'amajyaruguru n'ubwami bw'amajyepfo. Ibyo ngibyo turabizi. Ubwami bwa Yuda na Benyamini, ubwo amoko abiri, n'abandi andi moko 10 aje ukwayo. Ibyo ngibyo byose ni ukubera ibicumuro no kutubaha Imana kw'abantu. Ariko byarakomeje bigera ku bahanuzi ba Yesaya na ba Yeremiya, bavuga Mesiya uzaza, kuko azoza ari umwami ukomeye, kandi ngo ubutware bwe buzaba ku gitugu cye. Yeremiya yavuze cyane avuga hejuru y'isezerano rishya Imana igiye kugirana n'abantu, kugirana n'ubwoko bwayo.
naho daniyeli yaramweretswe abona umwami ririya buye cya gishushanyo gifite uburyo bune, umuntu, igishushanyo cy'umuntu, umutwe wacyo, igituza, amaguru n'ibirenge, ukuntu bitandukanye, bimwe by'ibumba, ibindi by'izahabu, ibindi by'imiringa, ibindi by'ibumba ricanze n'imiringa, ibyo byose. Noneho ngo haboneka ibuye riva hejuru ngo ritarekuwe n'umuntu. Iryo buye ngo riraza gikubita kuri icyo gishushanyo, kirarisandaza, igishushanyo kirasandara. Ibyo bivuga kuko ubwo iryo buye ryerekanaga ubwami bwa Kristo buzaza bukazashobora gukuraho amami yose yo ku isi. Kandi ibyo ngibyo byagiye biba mu mateka ya Bibiliya no mu mateka y'isi, byarabaye. Kuza kwa Kristo mu isezerano rishya, yaje ari umwami. Biraboneka kuko kuza kwiwe kwahanuwe n'abahanuzi kuko azaza ari umwami. Kwakozwe mu zinduwo, niko noshobora kuvuga, kwinjiwe no kuvuka kwa Kristo kw'amayobera. Yaje ari umwami ariko avuka mu buryo bwa gikene, avukira ahantu batabitekererezaga kuko umwami yohavukira, ariko niko byabaye. Icyo rero nicyo cyerekana umwihariko w'ubwami bwa Kristo. Bimaze kuba ngo avuke, amaze kuza, yari afite ubutumwa yari afite kwari ugukora icyo nakwita recrutement, haleluya, cyangwa se gukora engagement y'abagomba kuba mu bwami bw'Imana. Yesu yatoye abigishwa be 12, atindana nabo, agendana nabo igihe cy'imyaka 3, abigisha. Icya mbere yabigishaga abacengezamwo ubwami bw'Imana, avuga hejuru ya se, abamenyekanisha Imana, abamenyekanisha ubwami, inkuru z'ubwami n'amategeko yabwo, abigisha ijambo ry'Imana, abereka kuko ijambo ry'Imana ariyo nkingi ikomeye muri ubwo bwami. Kandi yabikoraga mu buryo bw'imigani kugira ngo ibo babyumva, akabasobanurira, akababwira iby'imigani, hanyuma akabasobanurira icyo iyo migani isobanura. Ariko imbaga y'abantu nyamwinshi kenshi ntibumvaga ibintu by'iyo migani. Ariko Yesu ni metode yakoresheje, ni inzira yakoresheje yo kwigisha abantu iby'ubwami bw'Imana. Inzira ya kabiri Yesu yakoresheje ubwo yari mu isi, yerekanaga urugero ngo abamukurikiye bamwigireho. Ndetse ukuye kuko yerekanaga urugero kuri we ngo bamwigireho, yanasabaga kuko yabafashaga kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo abigisha. Akabohereza, niba yari kwagenda akiza indwara, niba yari kwagenda agaburira abantu, ubwo yirukanaga abadayimoni, ubwo yakoraga ibyiza ahagurutsa ibimuga bigenda, ibyo byose avuga ubutumwa, yagendaga abikora mu buryo bufatika, agatuma abigishwa ngo babishyire mu ngiro agihari kugira ngo bamwigireho. Yesu ntacyo atakoze
mu byo gukomeza abantu bagomba kuba inkingi mu bwami bw'Imana. Yarabateguraga akabigisha akabereka urugero. Ikindi ndetse Yesu yakoze, yarabakosoraga, yarabacyahaga mu mwanya babonekaga bakoze ibintu bitari mu buryo nk'uko Imana ibishaka. Muzi kenshi ba Petero yarabacyahaga. Petero yari umuntu uhubuka. Bene Zebedayo, Yakobo na Yohana biswe abana b'inkuba. Basabaga ngo bahabwe intebe baba bakuru ku bandi mu bigishwa, akababwira ngo ntimuzi icyo musaba. Ubwo hari igihe yabatumaga agatuma mu bigishwa ngo bagende baje kumutegurira aho basangirira bagakora Pasaka, nako ndavuga igihe ngo yari kwa Yerusalemu, ngo asaba kuko yagombaga guca i Samariya avuye i Galilaya, ngo atuma abigishwa kuja guteguza aho arara i Samariya, ngo baramwangira. Bagarutse ngo Yohana na Yakobo bene Zebedayo ngo barasaba ngo basaba umuriro uvuye mu ijuru ngo utwike i Samariya. Abi Samariya banze kwakira Yesu. Urumva bene ibyo gukubitisha inkuba abandi bari bafite amaraso ashyushye, barahubukaga, bumvaga kuko bakwiriye gukoresha ubutwari n'ububasha bwa Yesu, ububasha bw'Imana, kugira ngo bagirire n'aba bandi bantu. Ariko Yesu yarabashubije arababwira ngo sinaje kurimbura abantu, naje kubakiza. Aho kubabarira ko muravuga ngo tubice, uko niko gucyaha, uko niko gukosora, kandi byagiye byinjira mu mitwe no mu bwenge bw'intumwa, birabahindura cyane. Twasomye hano muri Luka kuri 22 no ku 28, aravuga ngo ni mwebwe mwatindanye nanje kandi mwihanganira ibigeragezo, mubana nanje mu gihe ngo nahuye n'ibibazo by'ibigeragezo. Aravuga ngo nanje ngo mbabikiye ubwami, nanje mbabikiye ubwami kuko data yabumbikiye. Ingororano yo kugendana na Yesu, ugutindana na Yesu, ingororano yago ni byinshi dushobora kubona mu Mana, ariko ikintu nyamukuru duhabwa mu mwanya dutindana na Yesu, tukaba abigishwa be, tukamukurikira, tugakizwa, tukihana, nta kindi ni uguhabwa umurage w'ubwami bw'Imana no kububamo no kuzabubamo. Biboneka kuko ari cyo kintu, ariyo mpano ikomeye, impano y'agakiza yo kuzatwinjiza mu bwami bw'Imana. Icyo kintu ni impano iruta izindi mpano zose. Twoshobora guhabwa ibyiza mu isi, twogaburirwa, twokwambikwa, twohabwa ubuzima bwiza mu isi, ariko impano nyamukuru twahawe ni ukuraga ubwami bw'Imana. Kandi ubu ngubu ubwami bw'Imana bukaba buri mu mitima yacu, ariko ngo bufite aho buzasohorera. Hariho ibyiciro bibiri by'ubwo bwami. Icyiciro cya mbere ni uko ukuza kwa Yesu kwamamaje ubwami bw'Imana ku isi n'urukundo rw'Imana, kugira ngo bihindure abantu bakire, babyarwe ubwa kabiri. Nka kurya yabwiye Timoteyo, yaravuga ngo ndakubwiye, yabwiye Timoteyo muri Yohana 3, aramubwira ngo nutabyarwa ubwa kabiri ngo ntuzinjira mu bwami bw'Imana.
icyo cyiciro rero cyinjiza Yesu gituma agira muzinduwo w'isezerano rishya, ni ukugira ngo tube abana bo mu bwami, twakire iby'ubwami bw'Imana, amabwiriza yabo, twihane. Yaje avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. N'integuza we yiwe Yohana umubatiza nicyo yazaga avuga, mwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu araza aravuga ngo ni mwihane, muhindukire, mubatizwe, mukizwe, mubyarwe ubwa kabiri, hanyuma muzakire impano y'Imana. Uko kuza kwe nshobora kuvuga kuko habaye kugazuka k'ubwami bw'Imana mu gihe cya Yesu nko mu buryo butatu. Ijambo rya mbere ni uko kuza kwa Yesu kwamuhaye gukora ubutumwa bukomeye bwamuzanye ku isi bwo kugira ngo apfe, amena amaraso ye, hanyuma aje mu kuzimu, aje mu mva, azuke, atsinde urupfu. Icyo kintu kirerekana imbaraga ziri muri ubwo bwami zo kunesha urupfu, zikanesha Satani wari warashoboye gutekereza kuko naza n'urupfu cyagiye cya Adamu, naza n'urupfu mu isi kuko azaba anesheje kandi azaba ahungabanyije ubwo bwami bw'Imana. Haleluya. Yesu atsinda urupfu, amena amaraso ye ku bw'incungu ya benshi y'abazamwizera bose, hanyuma arapfa, arazuka. Imana ishimwe. Amaze kuzuka yavuze, ndaza kubavuga nyuma, igice cya kabiri cy'icyo cyiciro yashoboye kuboneka kuko arazamurwa ngo yicare iburyo bwa se, amaze aba umutambyi mukuru wo gusabira abazaboneka abo mu bwami bwiwe. Ubu ngubu rero umurimo akora, yicaye iburyo bwa se, yarazamuwe, kandi yazamuwe muri uko kuzuka kwe, niho nari mvuze ngo ndahavuga. Muri uko kuzuka kwe yazamuriwe kugira, amaze guhabwa, amaze kuzuka yahise ahabwa imbaraga, yahise ahabwa ubushobozi. Yaravuze ngo azutse, aravuga ngo nahawe ubutware bwose, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nahawe ubutware bwose. Dusomye mu ibyakozwe n'intumwa ku 18 no ku 19, nahawe ubutware bwose. Ariko simpasoma, ahubwo ndasoma mu Befeso kuri 1 no kuri 20. Haravuga ngo kuri B yaho haravuga ngo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi
ushyikirwamo na byose. Amen. Aho ni mu Baefeso 1:20-21. Urumva nawe yahawe ubutware bwose, arabuhabwa kugira ngo itorero riremwe. Icyiciro cya gatatu, amaze kuzamurwa kwicarwa iburyo bwa se, guhindurwa umutambyi mukuru, niko icya gatatu nuko itorero ryashoboye kuvuka. Impano y'umwuka wera ikaza. Niwe wohereje umwuka wera amaze kuzamuka, yohereza umwuka wera kugira ngo abigishwa n'intumwa zamusigariye zihabwe izo mbaraga z'umwuka wera. Iryo ni isezerano ry'iwe. Hanyuma zikwirakwize inyigisho z'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana mu midugudu, mu ntara no mu bihugu. Bene data, niko natwe byatugezeho. Nuko habaye abatreninzwe cyangwa se abigishijwe igihe cya Yesu, bagendanye nawe bagatindana nawe. Hanyuma yamara kugenda, bamaze kwakira impano y'umwuka wera, bagahita bavuga ubutumwa bugakwira isi yose, natwe bukatugeraho. Natwe rero tuba twinjijwe kuba muri ubwo bwami. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Igice cya kabiri cyangwa se icyiciro cya kabiri cy'ubwo bwami nicyo navugaga. Ni ahangaha twasomye muri Luka nanone kuri 29:30, aravuga ngo amaze kuvuga ngo ni data ngo yampaye ubwami, nanjye ngo ndabubabikiye kandi nzabubaha. Kandi muri ubwo bwami tuzabana, tuzasangira, tunywe, turye, tuzahabwa intebe. Haleluya. Tuzimana nawe, duce imanza. Aravuga ngo tuzacira amoko 12 y'Isirayeli imanza. Iryo ni itorero rizaba rigendana nawe mu mwanya rizazamurwa, hanyuma bakaba mu birori, bagahabwa amakamba, nyuma ngo bazomanukana nawe ngo baje muri Isirayeli. Igihe azagaruka, kugaruka kwe ubwa kabiri, ngo azabaje kwima ingoma itazahanguka. Ubwo ngubwo intambara zizaba zarashize. Intambara kuri Isirayeli, intambara mu isi, ibihe bya Antikristo. Hazaba harabaye ibintu byinshi hagati aho, ariko itorero ryararahuwe, ryarahungishijwe. Hanyuma rero nihaza kuba igihe cyo kugaruka kwima ingoma. Icyo gihe nicyo mu by'ukuri hazosohora iri jambo ryo kuvuga ngo ubwami bw'Imana burasohoye. Niho hariya twasomye muri Petero havuga ngo isi nshya n'ijuru rishya turabitegereje. Dutegereje isi nshya n'ijuru rishya, ngo aho gukiranuka kuzaba. Tituzongera guhura n'ibibazo ukundi, tituzongera guhura n'intambara, tituzongera guhura n'indwara, tituzahura n'ibyago, tituzahura no kubura abantu. Ubwami ni hahandi bivuga ngo intare, umwana w'intare ngo azobana n'umwana w'intama, basabane neza, kandi ntiyazaba ukuhungabanya, ngo kimwe gihungabanya ikindi, cyangwa ngo habe inyamaswa y'inkazi. Ngo nta nyamaswa y'inkazi izaba muri ubwo bwami. Tuzaturirimba indirimbo ivuga ngo katika Yerusalemu
inchinzuri yahadi. Yesu atatumiliki kwa upendo na amani. Baragumu Italia, nasi tutaisikia. Yesu ni karibu sana kutukaribisha kwake. Baragumu Italia, nasi tutaisikia. Yesu ni karibu sana kutukaribisha kwake. Yesu ni karibu sana kutukaribisha kwake. Haleluya! Yesu aregereje kuza kugira ngo kino cyiciro cya kabiri cy'ubwami bwe gusohora ku isi, duhawe isi nshya n'ijuru rishya, aho gukiranuka kuzaba iwe wenyine bwite, akaba ari we wegurirwa ubwami akabuhabwa, amaze natwe ngo tukazaba ibikomangoma muri ubwo bwami. Bene data, niki kindi twakora keretse kugira ngo twifuze kuba muri ubu bwami? Nta kiruta icyo. Umurage wacu munani ukomeye dufite nuwo kuba muri ubwo bwami. Tuzabubamo ubwami butazahanguka bwa Yesu Kristo. Imana iduha umugisha. Nagiraga ngo mvuge aya magambo abiri ngiye kurangiza. Bikurikiranye n'inyigisho twumvishije kino cyumweru ndetse n'amabwiriza twahawe n'ubuyobozi buvuga hejuru yuko ukuye kuyoboka Imana dukwiriye no gukorera Imana. Kandi muri rino jambo dusomye hamwe yavuze Yesu yavuze ngo azobaha ubwami, yabanjije kubabwira kuko kuba mu bwami ari ukwicisha bugufi, ngo yazanye umwana mutoya amushyira hagati yabo, aramubwira ngo uzicisha bugufi nk'uyu mwana, uzitwara nk'uyu mwana, uzizera nk'uyu mwana, uwo nguwo ngo niwe uzaba mu bwami bw'Imana. Kandi arababwira ngo mbahaye urugero. Birya navugaga by'urugero, yarababwiye ngo umwanya yabozaga amaguru ibirenge, yarababwiye ngo nk'uku nkoze, ngo namwe mugende ariko muzakora, ngo mwicishe bugufi kandi mukorera abantu. Muri Luka kuri nanone 22 no kuri 31:2 Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero, ngo Satani ngo kwarabagosora, ngo nka kurya umuhinzi yagosora ingano, ariko ngo nabasengeye kugira ngo mutazagwa, ngo nabasengeye. Kandi aravuga ngo nuhinduka ngo ukomeze bagenzi bawe. Imana Kristo yari kwabona ibibazo bagiye guhura nabwo ubwo azofatwa, kuko bazosigara bagira intambara zikomeye, ariko ashaka kugira inkingi ashinga kugira ngo zikomeze ziriya ntumwa. Abwira Petero, aramubwira ngo nuhinduka cyangwa se nunyoboka
ubwoba bugashira, intambara babateza zikabagira intwari, bigatuma muhagarara neza. Mugende uzakomeze bagenzi bawe kugira ngo mukore uwo murimo uko yari kwaba agira remise reprise, abasigira ibyo bazokora. Nagiraga ahangaha ngo mvuge ngo bikurikiranye n'umurari dufite wo gukorera Imana. Ubu ngubu duhagaze mu bwami bw'Imana, ko turakorera Imana, ko turayoboka Imana, ko turasenga Imana. Ariko ijambo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo nimureke duhaguruke dukomeze bagenzi bacu. Hari abafite amavi asukuma, hari abatentebukiwe, hari ababuze ibyo bambara, hari ababuze icyo barya. Nimureke gira duhaguruke, amaze dukomeze bagenzi bacu mu bwami, kuko abo ngabo ni bagenzi bacu mu bwami. Si inshuti, si abavandimwe gusa mu buryo bw'umubiri, ariko ni bagenzi bacu mu bwami, tugomba kubafasha tugakomezanya. Muri Luka 19 no ku 9b, Yesu kubyaza kayo, abantu bivovose bakavuga ngo agiye kurara mu nzu y'umunyabyaha. Yarababwiye ngo nawe ni umwana wa Aburahamu. Haleluya! Kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Agakiza ntikoreka kumugeraho, kuko nawe ni umwana wa Aburahamu. Abo nabo n'abana b'ubwami. Abo nabo nabo dusangiye umusaraba. Abo nabo dusangiye agakiza. Kuri ubwo duhaguruke dufate iya mbere kugira ngo dushobore gukora umurimo, kuko abo ngabo ni abantu dusangiye ubwami. Nka kurya Yohana yavuze ngo abo dusangiye ubwami. Bene data, Yesu abane natwe, duhaguruke dukorera Imana nk'abana b'ubwami. Ubwami twarabuhawe, ubwami twaraburazwe, kera twabwinjiyemo, hasigaye gusa yuko Yesu aza tukabibikomangoma hamwe na Yesu Kristo. Ngaho Imana ituganze kuri iryo jambo. Amen. Amen.